Nshuti muvandimwe, wowe unezezwa no kwiga ibyanditswe byera, ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, biciye ku murongo wa YouTube w'itorero ryacu rya Asayora Nyarugenge, nongeye kugusuhuza, Imana iguhe umugisha. Tumaze iminsi twiga icyigisho gikomeye, aho twashoje icyigisho cya 4 cyatubwiraga ibijyanye no guhagararira ukuri, tukaba tugiye gukomereza ku cyigisho cya 5 kitubwira ngo kwizera guhanganye n'inzitizi zose. Kwizera guhanganye n'inzitizi zose. Njyewe mugiye kukibanamo nitwa Niyomugabo Steven, nkaba ndi umwizera wo muri Asayora Nyarugenge. Reka mbere yuko dutangira tubanze dusenge. Data neza, Imana idukunda, twongeye gushimira uyu mwanya utwongeye wo kugira ngo twige ijambo ryawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye kurambura ibyanditswe byawe byera tubyiga, nyamara wasezeranye yuko tugomba gusaba Umwuka Wera kugira ngo atuyobore. Niyo mpamvu tumwinginze kugira ngo muri akanya ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe atuyobore, adushoboze kandi adusobanurire, atumvishe icyo ushaka kudusobanurira mu ijambo ryawe, kugira ngo umuntu wese uziga bino byigisho azabashe kugira icyo akuramo kandi icy'ingenzi cyafasha ubugingo bwe, kugira ngo ubwo uzaza uzasange tukwiteguye maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana na buri wese uzumva kino cyigisho kandi umukomeze ndetse umuhe gusobanukirwa n'ibyanditswe byawe byera, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho cya 5 kivuga ngo kwizera guhanganye n'inzitizi zose. Hano cyo kwibuka kiboneka muri Zaburi y'119 umurongo wa 11, ahavuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Aya ni amagambo y'umunyezaburi yavugaga uburyo ijambo ry'Imana rimurinda, rikamubera umurinzi mu bintu byinshi. Iyo umuntu ijambo ry'Imana aryize rikamubera umuyobozi akaribika mu mutima, rimurinda ibicumuro, rimurinda ibyaha, rimwibutsa ibintu byinshi bigira ibyo bimurinda, ku buryo iyo akomeje kurizirikana rigenda rimukosora kugeza abaye umuntu wuzuye. Hano batangiye batubwira ibijyanye n'abagorozi ba kera b'abaprotesitanti, uburyo bari bafite ubuzima bufite intego. Hano batubwiye ngo abagorozi b'abaprotesitanti bari bafite ikintu abo mu kinyejana cya 21 bakeneye cyane. Icyo ni intego y'imibereho yabo. Mu gitabo cye yise The Empty Self cyanditswe n'umuhanga mu by'imitekerereze w'umunyamerika witwa Philip Cushman, avuga ku bantu babaho ubuzima butagira intego. Ibitekerezo byabo biba ari bigufi, ibyo baha agaciro biba ari bike cyane, ntacyo bitaho ku buryo no gupfa ntacyo biba bibabwiye, nk'uko muri bo no kubaho ntacyo bivuze. Hano aragaragaza itandukaniro riri hagati y'imibereho y'abantu bo muri no minsi cyangwa se no mu minsi ya kera ariko babagaho batagira ibyiringiro, akabigereranya n'uburyo abagorozi bo babagaho. Hano ngo ariko uko siko byari bimeze ku bagabo n'abagore ndetse n'abana b'abaprotesitanti. Bari batandukanye n'abo bandi by'ihabya. Bari bafite umugambi bahuriyeho utuma n'ubuzima bwabo bugira agaciro. Ibyo bizeraga nibyo byari ingenzi kuri bo, kandi ntibashoboraga gutatira icyo gihango ngo babe batakaza akaranga kabo. Ipfundo ry'imyizerere yabo ntabwo washoboraga kubitandukanya nabo. Guhakana ibyo bizera byari nko guhakana abo bari bo. Nubwo babaga bahanganye n'urupfu nta bwoba byabateraga, kuko bari bafite amahoro yo mu mutima. Iyi mibereho ndi gusoma ni imibereho y'abizera b'abagorozi bagiye bahaguruka baje kugorora ibintu byari byaragiye bikurwaho bitewe n'uko ijambo ry'Imana ryagiye ribangamirwa nk'uko twagiye tubibona. Aha rero abagorozi bagiye bahaguruka kandi bafite gushikama ku ijambo ry'Imana gukomeye cyane. Iki cyumweru rero tugiye kurebera hamwe uburyo bano bantu bakomeje kwizera ijambo ry'Imana, ndetse n'ubwo bari bahanganye n'inzitizi nyinshi cyane ndetse bakicwa bakagirirwa nabi, ariko bakomeje kwizera ijambo ry'Imana. Reka tujye ku ngingo yo kuwa mbere ivuga ngo ijambo ry'Imana ryonyine. Ndagira ngo wowe unkurikiye ufate Bibiliya yawe niba byashoboka, kuko amasomo yose ntago nza kuyasoma, ndajya nkurangira aho usoma kugira ngo tugendane. Ndasoma cyane isomo, hano batanze amasomo menshi, hari riri muri Zaburi 119 umurongo w'103 n'umurongo w'104, hari Zaburi 119 umurongo w'147, hakaba Zaburi 119 umurongo w'162. Reka nifashishe umurongo w'140 umurongo w'103, niho nshaka kuvugaho cyane. Havuga ngo amagambo yawe aryohereye
ubu bugeni mu nkanka zanjye, arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Hano n'andi masomo yose nuyasoma urasanga yuko ahuriza ku kuryohera kw'ijambo ry'Imana ndetse no kuba ari ijambo rikurura ndetse riryohera abaryiga barishaka. Hano tugiye kureba uburyo abagorozi nabo bari bameze ku ijambo ry'Imana. Ngo Bibiliya yari ishingiro ryo kwizera kw'abagorozi n'ibisobanuro by'inyigisho zabo. Bari baramaze gusobanukirwa ko ubutumwa batwaye ari ijambo ry'Imana rizima kandi rihoraho. Amasezerano ririmo kwizera kwabo kwarakomeye gusubizwamo imbaraga. Imana ivugana na buri muntu binyuze mu masezerano ari mu ijambo ryayo, ikavugana nawe nk'aho ari inshuti magara. Ni muri ayo masezerano Kristo avuganira natwe, akadusesekazaho ubuntu bwe n'imbaraga ze. Hari ibibabi biva kuri cya giti bikaba ari byo gukiza amahanga indwara. Amasezerano iyo yakiriwe akuzwa, ahindukira uyahawe imbaraga, amagara ye akaba mataraga kandi akaramba. Nta kindi wabona gifite imbaraga ikiza nkayo. Nta kindi wabona gikomeza kwizera k'umuntu kikanamusubizamo intege nk'ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo akomeye aboneka mu gitabo cyitwa A Ministry of Healing page 122, ariko aya magambo yerekana uburyo ijambo ry'Imana riryohereye ndetse rikwiye kwishimirwa cyane. Ijambo ry'Imana iyo ryizwe neza ribasha gukosora umuntu, rikamwereka inzira y'agakiza, rikamwereka ibyaha bye ndetse rikamwereka n'inzira akwiye kunyuramo kugira ngo abashe kunesha ibyaha. Ahangaha bagaragaza uburyo abagorozi ngo bari barabitse ijambo ryabo mu mitima yabo. Ni buryo jambo ryabashimishaga, nicyo gitabo cyabashimishaga, basomaga bakumva kirusha uburyohe ibindi bitabo byose. Habaho ibitabo byinshi bitandukanye by'abasiyantifike ndetse n'abandi bashakashatsi, ariko iki gitabo cyitwa Bibiliya ni igitabo cy'ingenzi. Ibi ndabivuga mbizi neza yuko abantu benshi bayifata nk'igitabo kiri aho kidafite agaciro ndetse kidakwiye no kwitabwaho cyane, ndetse n'amagambo akirimo akwiye gufatwa nk'inama gusa, ndetse ugakurikiza ayo ushaka kandi ukayihorera. Ariko abagorozi bo ntabwo ariko byari bimeze. Hano baratubwira ngo iki? Abagorozi buzuzaga intekerezo zabo ibyanditswe, babeshwagaho n'ijambo ry'Imana, kandi benshi muri bo bapfuye bazira ijambo ry'Imana. Ntibari abakristo b'igihe runaka bumva ko bihagije, badafite icyo bitaho, barangwa n'imibereho y'ubwaka no kutita ku bya mwuka. Ahubwo bari bazi ko badashobora guhagarara imbere y'Imana y'imbaraga z'umubi barwanya batabishobojwe n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Abagorozi bizeraga ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zababashisha gutsinda babaga babahagaze imbere babamereye nabi. Barishwaga bazira ijambo ry'Imana, ariko bari bazi ko ubushobozi ijambo ry'Imana ritanga ari ubushobozi buhambaye kandi buri hejuru y'imbaraga zose. Aha rero icyo turahabona uburyo ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryonyine niyo yari umutwe w'abagorozi. Nicyo kintu bari bafite mu mutwe wabo, nicyo kintu bumvaga aho bagendaga hose, nicyo kintu cyari kibari mu mutwe, bumva yuko ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ryonyine ritavangiye, niho kwizera kwabo kwari gushingiye. Ku ngingo kwa kabiri bavuga ngo kugeza ku bandi ijambo ry'Imana. Ahangaha bagaragaza uburyo abagorozi bagiye bikorera umutwaro wo kumva yuko bakwiye kugeza ibyanditswe byera ku bandi bantu. Hari amasomo baduhaye, rimwe riboneka mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza uwa 6, ndetse n'urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 14. Reka nsome wenda nko mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 1, ndakomeza hepfo. Haravuga ngo nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura iby'Imana kubw'imbabazi twagiriwe, ntiducogora, ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa, tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tuvuga ukuri tweruye, bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'Imana. Ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, ari bo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Kristo. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu, kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Hano haragaragaza uburyo Pawulo avuga uburyo dutwaye umutwaro, twikoreye umutwaro wo kubwiriza abandi bantu ijambo ry'Imana, bitewe n'uko abantu benshi baba bicaye mu gicucu cy'urupfu, bameze nk'aho bafite ubujiji bwinshi cyane, bakora ibyaha nk'aho ntacyo bibabwiye.
twebwe nk'abantu Imana yaragije ibyayo tuba tugomba kubagezaho ubutumwa bwiza. Ahangaha rero n'abagorozi nabo bari bafite uwo mutwaro, ngo Pawulo ahangaha ngo intumwa Pawulo n'ibimuzitira bikomeye mu murimo we wo kwamamaza ubutumwa bwiza, nyamara yari afite gushikama gukomeye, yizeye ko uko byamera kose iby'Imana ijambo ry'Imana rizanesha, nk'uko yavuze mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 8, yaravuze ngo kuko ntacyo dushobora gukora ngo turwanye ukuri keretse kukurwanirira. Aba bagorozi bahuye n'ibigeragezo nk'ibyo, nyamara kubwo kwizera Imana bari bafite, bakomeje gutsimbarara ku ijambo ry'Imana. Urugero rw'ubutwari bw'uwahanganye n'ibimuzitira byiyungikanya ni uwitwa William Tyndale. Icyifuzo cye cya Tyndale gikomeye cyari icyo guha abongereza Bibiliya isomeka mu rurimi rwabo rwa kavukire rw'Icyongereza. Yagambiriye gusobanura Bibiliya ayivanye mu ndimi zayo z'umwimerere yari yanditswemo, ayishyira mu rurimi rw'Icyongereza, yongeraho no gukosora amakosa amwe yabonekaga mu ngeri ya Bibiliya ya Yohana Wycliffe yari yarasobanuye mu myaka igera ku 140 yari ishize. Nyamara kandi hanyuma y'ibyo nawe yaje gufatwa ajyanwa mu nkiko. Ibitabo byinshi bya Bibiliya yasobanuye byajyanywe mu icapiro ry'i Worms mu gihugu cy'Ubudage, zaje gufatirwa zitwikirwa mu ruhame. Yaciriwe urubanza mu Bugiriki mu mwaka w'1536 nyuma ya Kristo, ashinjwa icyaha cy'ubuhakanyi, akatirwa urwo gupfa, apfa bamutwitse. Abishi be baramukurubanye, bamuhambiriyeho umuba w'inkwi, bamushumika umubiri we, arashya arakongoka. Amagambo ye ya nyuma yayavuganye imbaraga, avuga ijwi rirenga ati, mwami humura amaso y'umwami w'Ubwongereza. Imana yashubije isengesho rya Tyndale mu buryo bw'igitangaza. Hano baratubwira uburyo uwitwa Tyndale yari afite umutwaro wo kumva yuko akwiye guhindura Bibiliya. Muri kiriya gihe Roma yari yaragiye ifata Bibiliya irazitwika nzima, ziri mu rurimi abantu bumva, basoma, bakabyumva. Abantu bari bafite ubujiji rero kuko bigishwaga n'abantu babyigiye mu mashuri, baza kwigisha ijambo ry'Imana bafite aho bashaka kwerekeza abantu kubw'inyungu zabo. Byatumaga abantu bari mu mwijima badasobanukiwe n'ibyanditswe byera, kubera yuko kwari ugusomerwa nta jambo ry'Imana bagiraga. Uyu mugorozi bita Tyndale yumvise agomba guhishurira ukuri abantu ijambo ry'Imana, kubera yuko yari afite ubwenge Imana yamuhaye, yifuza guhindura Bibiliya ayikura mu rurimi abantu batumva, agira ngo ayishyire mu rwo bumva. Ariko hano batubwiye uburyo nawe amaze guhindura hari ibyo yari yahinduye, ndetse n'amapaje n'ibitabo byinshi yagiye ahindura byo mu byanditswe byera, ngo byaje gufatirwa, izo nyandiko zose zirafatirwa, barazitwika, ndetse nawe ubwe bamukatira urwo gupfa, baramutwika. Ariko icyo ngira ngo mbabwire ni uburyo yakomeje kwizera Imana, ndetse yizera yuko ibyo yari arimo ari mwuka w'Imana wari umuyoboye, kandi nubwo kwizera kwe kwageragejwe, yagaragaye ko ari zahabu yatunganyijwe mu ruganda, kandi afite ubugingo buhoraho. Ubwo yajyaga gupfa, tubonye isengesho yasenze ngo umwami humura, umwami w'Ubwongereza, w'abami w'Ubwongereza. Yasize asengeye abasigaye kugira ngo nubwo apfuye, byibuze bo babashe guhumuka amaso, bamenye icyo gukora, kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze ryamamazwe kandi ryererezwe. Aba bagorozi bari bafite kwizera ijambo ry'Imana guhambaye, kandi bumvaga bafite umutwaro w'uko iryo jambo ry'Imana rigomba kugera ku bandi bantu. Ariko twebwe bihagaze gute muri ino minsi? Ko kwizera kwabo kwari guhanganye n'inzitizi zose, ariko bagakomeza kwizera. Mbese twebwe duhagaze dute? Mbese ijambo ry'Imana turaribika mu mitima yacu rikatunezeza? Ese wowe nkurikiye, iyo wiga ijambo ry'Imana uba wumva rikuryoheye, cyangwa uba wumva rimeze nk'iryakurambiye? Hari uburyo abantu barya ijambo ry'Imana bakamera nk'Abisirayeli ubwo bajyaga bavuga ngo manu ngo imitsima ngo barayirambiwe, ukumva ko ijambo ry'Imana ntacyo rivuze. Niko n'abantu benshi muri ino minsi bameze, barambiwe ijambo ry'Imana, bafite ibindi bintu bashaka kwigiramo, kubera yuko ijambo ry'Imana risa nkaho ngo rimeze nk'iririmita abantu mu bintu bashaka kwikorera. Abantu usanga batarikunda cyane. Aha rero turi kubona uburyo abagorozi bo bakomeje kurishikamaho, nubwo babaga bari kurwanwa bikomeye, ariko bakomeje guhagarara kandi bahagararira ukuri. Ingingo yo ku wa 3 iravuga ngo kumurikirwa na mwuka. Kumurikirwa na mwuka muziranenge. Hari amasomo atandukanye baduhaye aduhishurira uburyo mwuka muziranenge Yesu Kristo yamudusezeraniye kugira ngo aze aduhishurire, adusobanurire ibyanditswe byera, ndetse atwigishe kandi atuyobore mu kuri kose. Hari iboneka muri Yohana igice cya 14 Yohana igice cya 14 umurongo wa 25 na 26,
hakaba Yohana igice cya 16 umurongo wa 13 kugeza 15, hakaba urwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 20 n'uwa 21. Aya masomo yose nuyasoma ufite Bibiliya urasanga ahuriza ku kintu cya Mwuka Wera. Asobanura uburyo Mwuka Wera ari we ushobora gusobanura ibintu by'Imana, akabisobanura, akabiduhishurira, kandi tukabasha kubyumva ku murongo wabyo. Hari ubwo abantu bajya bajyana ibitekerezo byabo mu byanditswe byera, bakajya kwiga Bibiliya batasenze, ndetse bakabumva nta n'ikintu bibabwiye, bigatuma icyo Bibiliya ishaka kuvuga batagisobanukirwa, ndetse bakabitwara mu buryo bubishakiye, kugeza n'ubwo abantu basanzwe badasoma Bibiliya bavuga bati bariya abantu nubwo basoma Bibiliya nta kibamariye. Ahangaha bagaragaza uburyo Mwuka Wera ari we ushobora gusobanura ibintu kandi akabihishura kurusha abagiye bavuga ngo babyigiye mu mashuri ndetse babyigishijwe mu buryo bundi burenzeho. Hano baravuga ngo umunsi umwe igihe yari mu isomero rya kaminuza ari kwiga, Martin Luther yabonye ikintu cyihishe kimuhindura imibereho ye yose. Yavumbuye igitabo cya Bibiliya yari mu rurimi rw'Ikilatini. Ntabwo yari yarigeze amenya ko icyo gitabo nk'icyo kibaho. Mu byishimo byinshi yatangiye gusoma icyo gitabo, akarangiza igice kimwe agafata ikindi, asoma umurongo ku murongo. Yatangajwe n'uburyo ijambo ry'Imana risobanutse kandi rifite imbaraga. Ubwo yasomaga impapuro zaryo, Mwuka Wera yamumurikiye intekerezo ze. Yiyumvamo ko ayobowe na Mwuka Wera, ubwo ukuri kwari gupfukiranywe n'imigenzo kwabaye nk'aho kuvumbutse mu mpapuro z'ibyanditswe byera. Mu gusobanura ibihe bya mbere yagiranye na Bibiliya, yanditse amagambo ati: mbega ukuntu byambera byiza Imana iramutse impaye igitabo nk'iki kikaba icyanjye bwite. Aya magambo ni Luther wayavuze ubwo yasomaga ibyanditswe byera, ngo abonye Bibiliya bwa mbere ayisoma nk'umuntu wari ufite inyota nyinshi cyane. Asoma ibyanditswe byera arahishukirwa, ndetse yumva biramuryoheye kugeza igihe yumvise yifuza ko Bibiliya yabiye ubwe bwite nubwo yari ayikuye ahantu. Ahangaha Mwuka Wera yamurikiye intekerezo ze kandi amubashisha gusobanukirwa byinshi. Hepfo baravuga ngo imirongo nabahaye haruguru, baravuga ngo igikomeye muri iyi mirongo ni ihumure ry'uko Mwuka Wera wahumekeye abanditsi ba Bibiliya akanabayobora, ari we utuyobora igihe dusoma ibyanditswe byera. Niwe musobanuzi w'ukuri kw'Imana kandi wavuye ku Mana. Kubw'amahirwe make, abenshi mu biyita abakristo muri iki gihe bapfobya imbaraga y'Imana iri muri Bibiliya, bagashyira hejuru bakabiriza imbaraga z'abantu. Kuba Satani atagishoboye kutwaka Bibiliya dufite, agerageza andi mahirwe ashoboka yo kuyambura ububasha bwayo mvajuru, agasigara ari inyandiko nziza gusa zo gusoma, cyangwa ndetse ibirenze ibyo binababaje cyane, igahinduka igikoresho cyo gukubitisha abandi, cyifashishwa n'abanyamadini kugira ngo babone uko bigarurira imitima y'imbaga nyamwinshi. Ahangaha baragaragaza uburyo Mwuka Wera wagiye uyobora abanditse Bibiliya, ari nawe Mwuka Wera n'ubundi dusezeranirwa guhabwa kugira ngo atuyobore mu gihe tugiye kuyisoma. Bivuze yuko impamvu yatumye Bibiliya yandikwa n'intego yayo bibasha kutugeraho nubwo abayanditse bapfuye. Mwuka Wera wayoboye n'ubundi niwe uzatuyobora natwe mu kwiga ibyanditswe byera. Ariko ngo Satani ngo yatashoboye kutwambura Bibiliya, ngo azice, ngo azitwambure twe kuzisoma, agerageza andi manyanga yose yatuma twumva ko Bibiliya ari igitabo cyoroheje, tukagifata nk'ibindi byose, tukagisoma tugiye kugikuramo amagambo dukubitisha abandi, ndetse no kugira ngo tubayobore mu buryo butandukanye. Hano baravuze ngo abagorozi babonye neza ko Mwuka Wera ari we musobanuzi w'ibyanditswe byera, ntabwo ari abatambyi, si abantu bakomeye mu madini, nta nubwo ari ubupapa. Hari ikiganiro gishimishije uwitwa Yohana Knox, umugorozi wo muri Scotland, yagiranye n'umwamikazi wa Mariya wa Scotland. Amajwi y'icyo kiganiro akaba yarafashwe. Mariya yaravuze ati: musobanura ibyanditswe byera mu buryo bumwe, kandi nabo cyangwa se abigisha b'Abakatolika b'i Roma babisobanura mu bundi buryo. None nziringira nde kandi ninde mucamanza? Uwo mugorozi yaramushubije ati: uziringira Imana iyo yavugiye mu ijambo ryayo ryeruye, kandi birenze ibyo ijambo ry'Imana rikwigisha ntukabyizere utitaye ku muntu uwo ari we wese ubyigisha. Ijambo ry'Imana ubwaryo rirasobanutse, kandi nihagira ahagaragara kudasobanuka, Mwuka Muziranenge atujyana utajya wivuguruza, abisobanura neza kurushaho mu yindi mirongo, kugira ngo hatagira ugushidikanya gusigara keretse ku binangira bashaka kuguma mu bujiji. Ahangaha batubwira ikiganiro uno mugorozi yagiranye n'umwamikazi. Umwamikazi yaravuga ati: mbese ko abayobozi bavuga b'i Roma bize ibyanditswe byera, bize Bibiliya, ko bafite ukuntu basobanura Bibiliya baganisha ku bintu byabo, namwe nk'abagorozi mukavuga Bibiliya muyisobanura ukwanyu, ubu ndafata ibyande ndeka ibyande.
ikibazo yabajije n'abantu benshi muri iyo minsi bashobora kukibaza ngo mbese kuko hariho amadini menshi, se ko buri wese aza kubwira ijambo ry'Imana, mbese ndizera nde ndeke nde ko buri wese azambwira ibyo ashaka kandi igitabo gikoreshwa ari kimwe. Ikintu nakubwira muvandimwe wo nkurikiye ni ukwizera ijambo ni ukwizera Imana ubwayo. Imana ubwayo niyo ishobora kugusobanurira ibintu wowe ubwawe nawe kandi n'umutimanama wawe mugahamanya. Imana ubwayo niyo ishobora kuguhishurira byinshi biruseho mu gihe wicaye ukiga ibyanditswe byera. Ariko igihe umeze nk'uri guhuzahuza amakuru, ugenda ukura amakuru mu bandi bantu, hari igihe habamo kwibeshya cyangwa se umuntu akaza afite undi mugambi w'ibindi bintu ashaka kwikorera we, bikarangira icyo ijambo ry'Imana ryashakaga kubwira abantu kitagezweho. Niyo mpamvu dukeneye kwaka imbaraga Mwuka Wera kugira ngo ijye ituyobora, kandi umuntu wese ubasha gusoma ufite ubwenge buzima aba agomba gusoma ibyanditswe byera kandi agasaba imbaraga y'Imana kugira ngo imuyobore. Ahangaha turajya ku ngingo yo kuwa kane ivuga ngo Kristo wenyine ubuntu bwonyine. Kristo wenyine ubuntu bwonyine. Tubonye uburyo abagorozi bizeraga ko Mwuka Wera ariwe ushobora guhishura cyane agasobanura icyo ibyanditswe byera bibasha kuvuga, kandi niwe wenyine ushobora guhishurira umuntu akabasha kuba ahishukiwe by'ukuri. Naho ibindi byose ni amagambo y'abantu, ni n'inyigisho z'abantu, cyane ko n'abantu tuba dufite ukuntu tugenda twiyongereramo ibindi bintu bivanze na kamere zacu, ariko Mwuka Wera asobanura ijambo ry'Imana uko riri kandi yifuza yuko rigira icyo rihindura mu mibereho yacu. Ingingo yo kuwa kane iravuga ngo Kristo wenyine kandi ubuntu bwonyine. Mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9, mu Baroma 3 umurongo wa 23 na 24, Abaroma 6 umurongo wa 23 ndetse n'Abaroma igice cya 5 umurongo wa 8 kugeza uwa 10, hari amagambo menshi yerekana uburyo twahawe agakiza ku buntu nubwo twari abanyabyaha ndetse turi kure y'Imana. Wowe unkurikiye uragenda uyasoma, ntabwo ngenda yasoma rimwe. Riboneka mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9, irya kabiri riboneka mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23 na 24, irindi riboneka mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 23, irindi rya nyuma rikaboneka mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 8 kugeza uwa 10. Aya masomo nuyasoma arahurira ku buntu twagiriwe n'Imana nubwo twari abanyabyaha. Ese ubuntu ni iki? Ibi bintu bisobanuye iki? Ahangaha baravuga yuko ngo twaracumuye, nta kindi kidukwiriye usibye igihano, kandi nta wundi wadutsindishiriza kuko Imana nziranenge idusaba gukiranuka. Nta kindi cyari kidukwiriye rero usibye urupfu rw'iteka. Ariko hari inkuru nziza. Intumwa Pawulo aturema umutima atubwira aya magambo ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 23. Ni impano ntitwari tuyikwiriye. Iyo iza kubw'imirimo twari kubikorera, kandi iyo haza kuba ukundi kuri kuva ku butumwa bwiza bivuze ko tudashobora kwigondera agakiza. Ahangaha baravuga uburyo twakoze ibyaha ndetse kuko Imana isaba gukiranuka kandi tukaba tuvukira mu byaha, ntabwo tuvuka dukiranutse, tuvuka turi abanyabyaha. Niyo mpamvu Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo azapfire ibyaha byacu, kugira ngo ubasha kumwizera wese abashe kuraga ubugingo buhoraho. Rero icyo gikorwa Imana yadukoreye, icyo gikorwa cyo guhinduranya cyangwa se guhanahana, tukemera kureka kamere zacu tukayoborwa n'ubuntu bwa Kristo, icyo gikorwa ni ubuntu bw'Imana itugirira. Ni ibintu tutari dukwiriye, ni ibintu tudakwiye kuburana ngo twari tubikwiriye, ahubwo ni ubuntu Imana yatugiriye. Abantu rero bagenda bavuga ngo imirimo yabo ngo nibo izabajyana mu ijuru, ngo niyo izatuma ngo Imana ibabona neza, ngo niyo izabagira gute. Ni ibintu abantu bagenda bihimbira, ariko igihari ni uko Imana yatugiriye ubuntu. Twebwe icyo dukora ni ukubwakira kandi tukabwishimira. Hano baravuga ngo Martin Luther n'abandi bagorozi b'Abaprotestanti bavumbuye ukuri kuko Kristo kandi Kristo wenyine rukumbi ari we soko y'agakiza kabo. Ubwo nibwo Martin Luther yatangiye kubwiriza ubutumwa bw'ubuntu bwa Kristo bukiza. Imbaga y'abantu bazagaho ari kugira ngo bumve ibyuzuye umutima we, ubutumwa buhindura imibereho yabo. Ubutumwa buhindura imibereho yabo. Amagambo ye yari ameze nk'amazi afutse ku muntu ufite inyota n'ibitonyanga by'imvura bigwa ahantu h'ubutayu. Abantu bari baraboshywe n'imigenzo y'itorero ryabayeho mu binyejana 10 byakurikiye kugwa kw'ingoma y'Abaroma, maze abantu bakomeza kubatwa n'imigenzo ya kera yatumaga ibya Mwuka bikabakamukamo. Ubutumwa bwa Bibiliya Martin Luther yigishaga bwabakomeje umutima, maze imibereho yabo irahinduka. Amen. Imana ishimwe cyane. Ahangaha baragaragaza uburyo
Martin Luther yigishaga abantu ijambo ry'Imana, akabahishurira uburyo nubwo abantu ari abanyabyaha bavukiye mu bicumuro by'ibyaha, babasha kongera kungwa n'Imana biciye mu buntu bwayo. Mu gihe Roma yajyaga yigisha abantu yuko kugira ngo umuntu ababarirwe bisaba gutanga ibitambo, kugenda ingendo ndende, ukavunagurika, ukikorera imisaraba, ukajya mu misozi igoranye ngo kugira ngo ubabare, mbese inyigisho zari zaragiye zipfundikiranwa. Abantu baragenda bahimbirwa ibindi bintu ngo bagomba kujya ahantu runaka ngo hari amashusho ya za Bikira Mariya n'abandi, ariko bigatuma abantu bahavunikira bari kurwana n'agakiza, bikarangira n'umutwaro wawo utavuyeho. Umutwaro w'ibyaha uturwa na Kristo wenyine, nta kindi kintu we wakora ubwawe. Hari bamwe bajya mu misozi, hari abandi bajya mu migezi, ugasanga n'imigezi yabatwaye bari gushaka ngo agakiza, ariko ndagira mbabwire yuko Kristo wenyine niwe ushobora kudukiza umutwaro. Ntago ikidukiza ari ugukora ingendo zigoranye, ntago ari ugukora ibintu bimeze nko kwaka ibitambo. Hari abo numva ngo baribabaza kugira ngo Imana ibemere, ariko nta kintu dushobora gutanga usibye amaraso ya Yesu Kristo wenyine tugomba kwizera nk'uko yayatanze. Ahangaha ngo Martin Luther yasomaga mu Isezerano Rishya, iyo yasomaga mu Isezerano Rishya yabaga yatwawe no kugira neza kw'Imana. Yatangajwe cyane n'uburyo n'ubushake bw'Imana bwo gukiza inyokomuntu aho iva ikagera. Inyigisho yari yarabaye gikwira yigishwaga n'abagorozi b'itorero, yavugaga ko agakiza kaboneka Imana n'umuntu bombi babigizemo uruhare, buri wese agakora uruhare rwe. Luther yaje kuvumbura ko urupfu rwa Yesu ku musaraba ruhagije kugira ngo inyokomuntu yose ikizwe. Ahangaha ni amagambo akomeye cyane. Hano ingingo isoza baravuze ngo Kristo yakorewe ibyari bidukwiriye kugira ngo natwe dukorerwe ibyari bimukwiriye. Yazize ibyaha byacu atigeze agiramo uruhare, kugira ngo tugirwe abere binyuze mu gukiranuka kwe tutigeze tugiramo uruhare. Yapfuye urupfu rwari urwacu kugira ngo duhabwe ubugingo bwari ubwe. Imibyimba ye niyo adukirisha. Amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ni kuri verisiyo yasohotse muri 2018 paji ya 18. Ahangaha bagaragaza uburyo Yesu Kristo ibintu yabikorewe kugira ngo natwe tubone ubugingo buhoraho. Yadukoreye ibyari bidukwiriye kugira ngo tubone ibyari bimukwiriye. Reka dushimire Imana yo yatanze umwana wayo, kandi turushaho kwibaza niba tuyifitiye umwanya wo kwizera ibyo yadukoreye. Reka tujye ku ngingo ku wa 5 ivuga ngo kumvira imbuto yo kwizera. Ahangaha iyo tumaze kwakira ubuntu bwa Kristo, iyo umuntu amaze guhishurirwa n'uburyo umutima we ari mubi, yavukiye mu cyaha, akabasha kwakira igitambo cya Yesu Kristo, ahangaha ntabwo ibintu biba birangiriye aho ngaho, ahubwo hano hari amasomo baduhaye aboneka mu Baroma. Irya mbere riboneka mu Baroma mu gice cya 3 umurongo wa 27 kugeza 31, ndetse n'Abaroma igice cya 6 umurongo wa 15 kugeza 18, ndetse n'Abaroma igice cya 8 umurongo wa 1 n'uwa 2. Iyi mirongo yose itwereka ikigomba gukorwa nyuma y'uko tumaze gutsindishirizwa n'Imana, ndetse nyuma y'uko tumaze kwihana tukababarirwa. Itwereka uburyo urugendo rwa Gikristo rugomba gukomeza, atari uko rugomba guhagarara. Cyane y'uko abantu bamwe bajya bahengamira ku ruhande rumwe bakavuga ngo Imana yatugiriye ubuntu, ngo ubuntu bwa Kristo ngo burahagije gusa, ngo ntabwo dusabwa ngo amategeko, ntabwo dusabwa imirimo, ngo ibintu ngo byararangiye, ngo byose, ngo ibyaha byacu yarabirangije, ngo byose yarabitunganyije. Mbese abantu bagasa nkaho ntacyo bigize abantu ibindeba, bagashaka no gukora ibyaha bindi ngo Imana yabagiriye ubuntu, ngo byose yarabyitangiye. Ariko hano amasomo aradukosora, ndetse akatwereka yuko hari urundi rugendo rukomeza nyuma y'uko umuntu amaze kwihana. Ahangaha baratubwira ngo umuyaga mushya wahuhaga ku itorero rya Gikristo mu gihe cya Luther. Ibihumbi by'abantu bigishijwe guhanga amaso kuri Yesu aho kureba ku byaha byabo. Nta gushidikanya ko iyo abantu birebagaho ubwabo, nta kindi babonaga usibye ibicantege gusa. Ni iki umwizera wo muri iki gihe adafite mu mibereho ye gihwanye n'ibyo? Iyo niyo mpamvu dukeneye guhanga amaso kuri Yesu. Ubuntu bw'Imana buraduhindura. Umunsi umwe Yohana Wesley yagiye mu nama yaberaga ahitwa Moravian mu mujyi wa London. Aho Wesley yari yicaye, yatangajwe n'ibyo yumvise Luther asoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Bwa mbere mu mibereho ye nibwo yumvise asobanukiwe n'ubutumwa bwiza. Yumvise ikintu kimugaruye, kimugurumanyemo, yumva yifuje kumenya uwo Kristo wemeye gutanga ubugingo bwe ngo adupfire. Yahise atangaza aya magambo ngo numvise ndushijeho kwiringira Kristo, kandi Kristo wenyine, kuko ari we nkesha agakiza kanjye. Ikindi ni ibyiringiro nahawe by'uko yishyizeho ibyaha byose ndetse n'ibyanjye birimo, maze akankiza iteka ncirwaho n'ibyaha ndetse n'urupfu. Aya magambo araremereye,
kandi ano magambo uyu wita Wesley yasomewe, ndetse agira n'ubwo avuga amagambo nawe akomeye, aravuga ati nongeye kumva mpishuriwe ukuri bundi bushya, yongeye kumva muri kiriya gihe ukuri kwari kwarapfukiranywe ku buryo iyo batomboraga bakumva ijambo ry'Imana ryabaga rimeze nko kubona imvura rimwe mu mwaka ivuye ku butaka bwumagaye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryagombaga gusakazwa cyane kugira ngo umuntu wese rimugereho kandi rimukomeze. Hano hari amasomo baduhaye mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa kabiri, n'urwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu umurongo wa 18, Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10, ndetse n'Abefeso igice cya 4 umurongo wa 18 kugeza 24. Aha naho haraduhishurira uburyo tugomba gukura muri Kristo, ndetse tugakura kugeza ku rugero ruzamutse. Tutagomba gukomeza guhagarara, ahubwo abantu tugomba gukomeza mu rugendo. Ntabwo abantu tugomba gukomeza kugendera mu byo twagenderagamo mbere nyuma y'uko twihannye, ahubwo abantu imirimo bakoraga kera y'umwijima bagomba kuyivamo, ubwo kugenda biga ijambo ry'Imana ndetse bahabwa ku mutsima ariwo jambo ry'Imana buri munsi. Hano baravuga ngo abagorozi biganye umwete ijambo ry'Imana kugira ngo bamenye ukuri guhagije. Ntabwo bitaye ku byariho muri icyo gihe, nta nubwo bitaye ku bari batsimbaraye ku by'idini bitari bigize icyo bimariye abantu mu gukura ko mu bya mwuka. Icyari kibashishikaje ni ukumenya ibya Kristo mu buryo busobanutse. Abakristo benshi bizeraga ibyo Bibiliya ivuga, bo mu binyejana byo hagati batanze ikiguzi kinini mu kwitanga kwabo. Bakorewe iyicarubozo, barafungwa, abandi barahunga, ndetse hari n'abishwe. Imitungo yabo yaranyazwe, ingo zabo ziratwikwa, amasambu yabo aratwarwa, n'ab'imiryango yabo baratotezwa. Igihe bameneshwaga mu ngo zabo, bari bategereje umudugudu wubatswe ku rufatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Igihe bakorerwaga iyicarubozo, basabiraga ababarenganya, kandi igihe bafungirwaga mu byumba bicuza umwijima, bakajugunywa mu nzu z'imbohe, bibutsaga Imana amasezerano yayo y'uko izabatabara igatamburura umwijima. Nubwo imibiri yabo yari ifungiranywe mu nzu z'imbohe, bari bafite umudendezo muri Kristo, babatuwe n'ukuri kw'ijambo rye, kandi bafite ibyiringiro y'uko azagaruka bidatinze. Amen. Aya magambo ni amagambo afite ihumure y'uburyo abantu bari baramaze kubikira ijambo ry'Imana mu mitima yabo, ndetse rikageza ubwo ribashikamisha ku buryo utari bavana mu mutwe, ndetse utari bakura mu bitekerezo no mu bikorwa, kugeza igihe bemera no kuripfira. Ariko se twebwe duhagaze gute muri ino minsi? Usanga abantu badafite umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, ndetse n'imibereho yabo imeze nk'iya telefone yashizemo umuriro, umuntu ku buryo usanga afite Bibiliya ariko ntabwo agira igihe cyo kuyisoma. Abantu dufite ibindi bintu biduhugije ku buryo kubona umwanya wo kwiga ijambo ryera ngo ridukomeze ari muto cyane. Niyo mpamvu usanga ku matorero menshi agiye atandukanye usanga hari intege nkeya, abizera bameze nk'abari mu bujiji, abizera bameze nk'aho nta kintu bazi, babaza ibibazo ukibaza nimba ari abizera bafite ibyanditswe byera bikakuyobera. Umuntu wese akwiye kubizirikana, akareba umurongo ahagazeho kw'iyi ngingo, akareba niba ubwo twiga n'amateka tureba ukuntu kwizera kw'abagorozi kwageragejwe kandi bagakomeza gushikama, niba twe dufite imbaraga nk'izabo. Hano dusoza ku ngingo ivuga ibindi byo kwiga no kuzirikanwa, baravuze ngo igihe abanzi bakomeye bashyiraga hamwe kugira ngo basenye ukwizera kuvuguruye, kandi inkota ibihumbi byinshi zikaba zarasaga n'izibabanguriwe, Luteri yaranditse ati: Satani ari kwegeranya uburakari bwe. Abayobozi b'itorero batubaha Imana bari mu bugambanyi. Ku bw'ibyo twugarijwe n'intambara. Nimwingingire abantu kurwanisha kwizera no gusenga bafite umwete imbere y'intebe ya cyami y'Imana, kugira ngo abanzi bacu nibamara gutsindwa n'umwuka w'Imana babone uko nta kindi bakora uretse gutanga amahoro. Icyo dukeneye kuruta ibindi ari nawo murimo w'ingenzi dufite ni ugusenga. Reka abantu bamenye ko bugarijwe n'ubugi bw'inkota ndetse n'uburakari bwa Satani, nuko rero nibasenge. Reka Imana idufashe. Aya magambo arakomeye Luteri yavuze yingingira abantu gusenga, ati byibuze dusaba Imana iyo yohereza umwuka wera abasha gutsinda abaturwanya. Mbese wowe unkurikiye, mbese ugira igihe wiha cyo kwiga ijambo ry'Imana? Mbese ugira ibihe bidapfa byo kwiga ibyanditswe byera? Mbese ufata Bibiliya nk'ijambo ry'umuyobozi wawe? Mbese mu mibereho yawe ya buri munsi ubasha kugenda ugarura ibyo wagiye wiga mu ijambo ry'Imana kugira ngo bikubere umurinzi w'umunsi wose? Mbese hari amagambo afatwa bitewe n'uko
wize ibyanditswe byera, cyangwa abantu ni ukugenda bivugira ibyo bishakiye, ni ukugenda bakora ibyo bishakiye, mbese bisa nk'aho ijambo ry'Imana twarifashe nk'ibintu bisanzwe. Ndagira ngo nsozereze ku magambo ari mu gitabo cyitwa Inama Zigirwa Itorero. Ni amagambo nayo afite uburemere bukomeye dukwiye kwitaho, kandi numvise nifuje ko nabasangiza kugira ngo ubwo muziga kino cyigisho nayo azabafashe. Ni amagambo ari kuri paje 77 mu gitabo cy'Inama Zigirwa Itorero, umugabane wa mbere. Baravuga ngo inama igirwa abashaka guhamirizwa ko Imana ibemera. Mbese ujya ugira ikibazo cy'uko Imana ikwemera? Mbese ujya wibaza uburyo wamenya ko Imana ikwemera? Hano hari amagambo y'ihumure, aravuga ngo wabasha kumenya ute ko wemewe n'Imana? Jya wiga ijambo ryayo usenga. Ntukaribike ngo ugire ikindi gitabo usoma cyose. Icyo gitabo cyemeza umuntu icyaha, gihishura inzira y'agakiza cyeruye, gitera umuntu kurabuka ingororano irabagirana kandi y'ubwiza, gihishurira umukiza ushyitse, kandi kikakwigisha yuko mu mbabazi ze gusa zitagira uko zingana ariho ubasha gutega guhabwa agakiza. Nimba ushaka kumenya yuko Imana ikwemeye, jya usoma ijambo ry'Imana, uryige kandi uryige ushyizeho umwete, atari ibyo kugenda utera waraza. Ngo ntukirengagize gusengera mu rwiherero, kuko ari byo mutima w'idini. Nusaba ufite umwete kandi ushishikaye, ujya usaba kubonezwa umutima. Jya usabana umwete ubishishikariye, usabire ubugingo bwawe kuko bupfa kandi buri mu kaga. Jya uguma imbere y'Imana kugeza aho ibyifuzo bitarondoreka bikubyarira agakiza, kandi igihamya cyiza ni uko uhabwa kubabarirwa icyaha. Abantu ndabivuga mbizi neza yuko abantu badafite umwanya wo kwiga ibyanditswe byera, ndetse n'imibereho yabo ya gikristo isa nkaho imanitse mu giti. Abantu nabo ubukristo bwabo baba baburimo batabasha kubusobanura, ku buryo umuntu ibintu aba arimo nawe aba yibaza niba bizagira iherezo rigeze cyangwa ari ibintu bakumva ari hagati na hagati. Nyamara dukeneye kuva mu rungabangabo rw'iby'umwuka, umuntu akaba afite ubusobanuro ndetse n'impamvu z'ibyiringiro bye igihe cyose yabibarizwa. Ariko abantu bafite ubwoba bwo guhamya Kristo, abantu bafite ubwoba bwo kwiga ibyanditswe byera, abantu nta mwanya bafite, Satani yamaze kubatwara umwanya, bafite ibindi bahaye agaciro. Ariko wowe nkurikiye, ndagira ngo byibuze ufate umwanzuro, witekerezeho nawe urebe ibyo twigiye aha ngaha, urebe uburyo abandi ijambo ry'Imana ryabakomezaga kugeza igihe bemera kwicwa barizira. Ariko sinzi wowe uko bihagaze, sinzi umwanya ubiha, sinzi uko ubyumva, ariko aho uri nakugira inama y'uko wafata ijambo ry'Imana nk'umuyobozi, nk'uko Imana yarishyizeho kugira ngo ridukosore kandi duhishurire. Reka nawe abe ariko ubigenza kandi urifate muri uwo mujyo. Imana dukomeze kandi dufashe, duhe guhagarara mu murongo muzima, kuko ubwo tugeze mu gihe cy'akaga gaheruka gakomeye, dukwiye kwitegura tukaba duhora twiteguye tureba ko amatara yacu ahora yaka. Reka twifashe ijambo ry'Imana riba ari ryo ridufasha muri uwo mwiteguro, mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data udukunda, tugushimiye ko ubanye natwe muri kino cyigisho. Turagusaba kugira ngo ubwo Mwuka Wera yongeye kutumurikira mu byanditswe byera, akatwigisha yuko dukwiye kwiga ibyanditswe byera dukomeje, ndetse tukabishikamaho nk'uko wabyandikishije. Turagusaba kugira ngo umuntu wese umuhe kwisuzuma, umuhe kwitekerezaho, hatabayeho kurebanaho, ahubwo umuntu yisuzume imibereho ye, kugira ngo ubwo kino cyigisho umuntu wese azakiga aho azaba ari hose, kizabashe kumufasha kandi kimufatisha indi myanzuro, maze ryari rihabwe icyubahiro. Wagiye utwoherereza ijambo ryo kudukosora mu gihe runaka, n'ubu watwoherereje ijambo ryo kugira ngo ridukosore kandi rigabanye intege nkeya, nubwo harimo benshi batabyitaho. Ariko dusabye imbaraga yawe kugira ngo ikomeze isobanurire abantu, kugira ngo byibuze duhe agaciro ijambo ryawe kandi dushyiremo imbaraga, kugira ngo tubashe kwitegura akaga katuri imbere, maze ryari rihabwe icyubahiro. Bana na buri wese, umuntu wese umwunganire kandi umuhe imbaraga mu buryo bwose bushoboka, none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen.